ikaze kuri mwese ababibure n'abashyira muri uyu muryango tubahaye ikaze mwiriwe cyangwa se mwaramutse bitewe n'igihe mufunguriye iyi video. Urubyiruko rw'umubibure turi kumwe. Kuki kunywa inzoga nyinshi ari bibi? Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Kuki kunywa inzoga nyinshi ari bibi? Muri iki gihe, muri iyi minsi, ubona ko kunywa inzoga nyinshi byabaye ibintu bisanzwe. Ukajya kumva ukumva umuntu yabe cyane cyane abajama nibo bakunda kugira bene bino bintu. Abakobwa ntabwo njya nkunda kubumva cyane, ariko abakobwa ni nabo basigaye banywa niko nsigaye nkumva. Nibyo ababibure mutubwire muri comment. Ukabona umuhungu n'abatipe bari kuganira, baba nk'ahantu mu gipangu niba cyangwa se baba mu gipangu ari benshi nyine bafitemo amageto, cyangwa se ugasanga bari ahandi hantu bari kuganira, ariko akenshi ibi bakunze kubiganirira ahantu baba. Ukumva umwe arasohotse aravuze ngo wangu bimeze bite se waramutse ute wana? Ati ni sawa ni sawa. Ati ko nawe kubuze se ati kutakomaga? Ati byihorere, ati nari nabaye bimwe bibi cyane. Ati nagiye, ati twasinze, ati twari twabaye kabisa. Abandi ukumva bari kuvuga bati icupa twarihamije pe. Umuntu akumva ko mu by'ukuri ari ibintu byo kwirata. Atugira ngo nari nzi niyo ndi se. Reka ati nari nabaye. Bakabivuga aseka rwose, ukabona ni ibintu azongera gusubiramo izindi nshuro utabara, ukabona nta kintu bimutwaye. Ukumva abandi nabo, hari nk'umujama nigeze kumva ari kuvuga ahantu, aravuga ati yari yakoresheje ubukwe, ariko ikintu numva nishimiye cyane niko yari arimo aravuga ngo nuko nahaye abantu icyo kunywa bakikura, ahandi baguha icyo kunywa ukiyirukana. Ubwo ni iki? Ntugire ngo yabahaye fanta, reka ni inzoga baranyweye, bo ubwabo baribwiriza barataha ngo baranyweye barahaga inzoga, bazihaga bateze, barasinze bagenda, ntabwo ari ugusinda gusa, barasinze baba ibyatsi. Iby'inzoga ntiwabivuga ngo birangize, namwe muba muzi stories z'inzoga. Abantu babivuga babiteramo urwenya kandi bakongera, kandi koko buri gihe utubari tuba turimo abantu. None yari muri weekend ho barazihamya kabisa. Ngira ngo mujya mubona ko abantu benshi basigaye banakora impanuka kubera ko banyweye inzoga nyinshi. Kugira ngo reka tuvuge nka leta y'u Rwanda, hari itegeko riherutse gusohoka. Iryo tegeko ryavugaga, ubwo itegeko bitewe n'igihe video yagiriyeho yabereye uploaded hano. Iryo tegeko rimaze igihe gito bisohotse, gusa hari amezi abiri yari yashira, nta n'ukwezi ariko kwashira, sinibuka neza ariko ni hagati aho. Iryo tegeko rivuga ko umuntu agomba gufungwa hagati y'amezi 3 kugera kuri 6, ihazabu hagati y'ibihumbi, niba ari 300 kugera kuri 500 cyangwa 400 gutyo. Iyo baguhagaritse bwo kwiruka bageza muri 700. Itegeko ukuntu riteye n'ukuntu ryakajijwe biragaragara neza ko mu by'ukuri ikibazo cyo kunywa inzoga nyinshi kirahari, ku buryo na leta ikibona, leta y'u Rwanda irakibona, ku buryo ikaze ingamba gutyo.
ku buryo bashobora kuguca amafaranga angana gutyo bakanagufunga igihe cy'amezi angana gutyo. Ushobora kuvuga uti ariko leta rimwe na rimwe ibirenganya abantu oya ntabwo ibirenganya abantu. Uzi impamvu? Reka wenda mbikubwire uko mbyumva. Rimwe na rimwe abantu birengagiza ko inzoga baguze amafaranga yabo bagasinda bagatwara, iyo batwaye bidashyira mu kaga ubuzima bwabo gusa, ahubwo bishyira mu kaga n'ubuzima bw'abantu abatwaye, ariko nubwo yaba atabatwaye aba ari mu muhanda. Kuko iyo ugiye kugonga ntabwo ugonga ibiti, ugonga abantu ukabica, cyangwa abandi ukabagira ibimuga abandi bagakomereka. nako ukabagira abantu bafite ubumuga kandi atari ubwo bavukanye, ari amafuti yawe, umutwe wawe ufunze, ukitwara nk'umuntu utagira ubwenge. Ubundi utwara gute wasinze sha? Ukaza ugasanga umuntu mu nzira wimereye neza, ukabura mwashaje ukabura mwishe, ngo wari wagiye ngo kwishima. Wishima wica abantu wowe. Kunywa inzoga nyinshi mwabiretse, twagiye ako kari akanyuzemo. Inzoga ni ikibazo gikomeye. None kuki ari bibi kunywa inzoga nyinshi? Ubundi ubu ikiganiro wagiye icumbikira ahangaha ntitumaze kubibona ibibi byabyo. Wowe mu Bible turi kumwe ushobora kumugara, ushobora gupfa bitewe n'umuntu uri hariya utagira ubwenge. Ntuzi ko nta bwenge aba afite, wagiye kunywa ngo yishime, narangiza aze kwica abantu mu muhanda. Iki kibazo nacyo tuba twigiza nka niyo turi kwibaza ibintu nk'ibi. Kuki kunywa inzoga nyinshi ari bibi? Umuntu ashobora kukugira, nangiye kuvuga rya jambo bakoreshaga kera, umuntu ashobora kukugira umuntu ufite ubumuga kubera ko yagiye kunywa agasinda agatwara imodoka, akaza akakwahuranya, ubwo ugize amahirwe yatakwishe. Ashobora kwica murumuna wawe, ashobora kwica umugore wawe, ashobora kwica umwana wawe, ashobora kwica n'undi muntu uwo ari we wese yakwica. Erega abantu buriya dufitanye isano muri rusange, sibyo? Ushobora kuba umwishywa w'inshuti y'inshuti yawe, abantu tugirana amasano. Noneho nk'abanyarwanda twe turi na bake, twebwe turi bake cyane. Iyo yishe mugenzi wawe aba akwambuye umuntu, iyo amumugaje aba asubije iterambere ry'inyuma. Ibyo ni ibibi byo kunywa inzoga nyinshi. Ibintu birahangayikishije leta, abantu bahora tugereye amahoro, tugere gute? Mureke rwose tubyumve ibi bintu. Kunywa inzoga nyinshi ni bibi. Kuki ari bibi? Nizo mpamvu zose tumaze kuvuga. Ariko hano turaba Bible, turaza gukoresha na Bible kugira ngo tugende tureba impamvu ibyo ngibyo byo kunywa inzoga nyinshi ari bibi. Ariko ikibabaje ni iki? Hari n'abantu banywa inzoga ariko bataragera ku myaka y'ubukure. Aho ubundi niho habera ikibazo. Ugasanga umuntu nta myaka afite y'ubukure, ariko nanone yatangiye kunywa inzoga nyinshi. Bigaragaza ko generasiyo zikurikira zishobora kuzaba abasinzi karahabutaka. Kubera iki? Kubera ko batangiye kunywa inzoga ari bato. Ese nawe hari abantu waba uzi banywa inzoga nyinshi kandi batarageza imyaka y'ubukure? Ese hari bagenzi bawe bajya baguhatira kunywa inzoga waba uri muto cyangwa uri mukuru? By'umwihariko hano turi ku rubyiruko. Ese hari igihe wigeze kunywa inzoga nyinshi nawe ubwawe? Hari abavuga ko kunywa inzoga nyinshi ari ukunywera gusinda. Reka dukoresha inyandiko ya jawa.org y'aba leta muri Jehova credit kuri bo, bafite inyandiko nziza rwose ivuga ngo kuki kunywa inzoga nyinshi ari bibi. Iyo nyandiko igaragaramo ikigo cyo muri Amerika gikora ubushakashatsi ku birebana no kunywa inzoga nyinshi n'ubusinzi. Cyagize icyo kivuga ku bijyanye n'icyo kunywa inzoga nyinshi bisobanura. Icyo kigo gisobanura ko ubusanzwe kunywa inzoga nyinshi ari ukunywa ibirahure 5 cyangwa birenzeho ku bagabo, n'ibirahure 4 cyangwa birenzeho ku bagore. Niba warigeze kugwa mu mutego wo kunywa inzoga nyinshi cyangwa ukazinywa utarageza igihe amategeko abikwemerera, ntabwo ari wowe wenyine. Abenshi mu rubyiruko banywa inzoga nyinshi
hari hari ubushakashatsi bwakozwe kuri iki kibazo kibaza ngo ni bande banywa inzoga nyinshi. Dukurikije ubushakashatsi bwakorewe ku banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye mu Bwongereza, muri Ecosse no muri Pays de Galles, abanyeshuri bafite imyaka 13 na 14 bavuze ko hari igihe bigeze kwirenza ibirahuri 5 by'inzoga. Mu bafite imyaka 15 na 16 babajijwe, hafi kimwe cya kabiri cyabo bavuze ko nabo babikoze. Minisiteri y'ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage muri Amerika yatangaje ko urubyiruko rugera kuri miliyoni 10.4 ruri hagati y'imyaka 12 na 20 rwavuze ko runywa inzoga. Muri bo harimo miliyoni 5.1 banywaga inzoga nyinshi na miliyoni 2.3 babanywe kabuhariwe banywa inzoga nyinshi nibura inshuro 5 mu kwezi. Ubushakashatsi bwakorewe muri Australia bwagaragaje ko abakobwa barusha abahungu kunywa inzoga nyinshi kuko banywa ibirahure biri hagati ya 13 na 30. Ngahore umvise abakobwa bo bari mu kaga musigaye ngo muturusha kunywa inzoga nyinshi. Ikibazo gikomeye ubwo ugahita wibaza ababyeyi b'ejo hazaza ni bande ko ari bo babyara bakanatanga uburere. Ubundi ubwo muzabyara abana bameze bate mu inzoga nyinshi? None niyo mpamvu ubundi ituma wowe ku giti cyawe ushaka kunywa inzoga? Utekereza ko zishobora kukugiraho izihe ngaruka? Ese ubundi mwebwe bakiri bato munywa inzoga kuko gusa mukunda uburyohe bwazo cyangwa hari ikindi kiba kibyihishe? Ese kubera ko ukiri muto kandi ufite amagara mazima wumva inzoga nyinshi nta kintu zagutwara ugereranyije n'ingaruka zigira ku bantu bakuru? Ese kunywa inzoga nyinshi wumva bitazakwica? Ukavuga uti kunywa inzoga nyinshi ntabwo ntabwo bizanyica. Ese ubundi biribuzanya kunywa inzoga? Ese uravuga uti ninywa inzoga nyinshi usibye kurwaragurika se hari ibindi bintu birenze kuri ibi? Ngiye kuguha ukuri ku bijyanye n'ibyo bibazo twibajije, kandi utega amatwi neza. Ubu ni ubuzima bwawe, ubu ni ubuzima bw'ababibule, ubu ni ubuzima bw'abatuye isi muri rusange, baba ababibule cyangwa niba baba ababibule. Inzoga ni ikintu kituraje inshinga twese. Reka mbereke ukuntu tugiye kubigenza. Wowe ukiri muto unywa inzoga nyinshi kubera ko ukurikira uburyohe bwazo gusa? Ese n'abandi bato cyangwa se n'abakuru bakurikira uburyohe bwazo gusa? Ubundi inzoga ziraryoha ku buryo aricyo gituma muzima? Muri Australia ubushakashatsi ku birebana n'inzoga bwagaragaje ko 36% by'abakiri bato babajijwe bavuze ko impamvu y'ibanze ituma banywa inzoga ari ukugira ngo bigane bagenzi babo. Muri Amerika ubushakashatsi bwagaragaje ko 66% by'urubyiruko banyoye inzoga kuko babihatiwe na bagenzi babo. Icyakora abasaga 1/2 bavuze ko banyoye inzoga bagira ngo birengagize ibibazo bafite. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu banywa inzoga kubera bakurikiye uburyohe bwazo cyane ko inzoga zitanaryoha, ahubwo banywa inzoga bitewe akenshi na bagenzi babo babahatiye kunywa inzoga cyangwa se bashaka kwiyibagiza ibibazo bafite. Nanone twibajije, ese kuba ukiri muto inzoga nta kintu zakugira kubera ko uri muto kandi ufite amagara mazima? Inzoga nyinshi nta kintu zagutwara ugereranyije n'ingaruka zigira ku bantu bakuru? Hari ikinyamakuru cyitwa Discover, imwe mu ngingo zacyo zitandukanye yagiraga iti ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko abakiri bato banywa inzoga baba bikururiye ingorane. Kubera iki? Iki kinyamakuru cyakomeje kivuga ko iyo abakiri bato banywa inzoga nyinshi ubushobozi bwabo bwo guteka bushobora kugabanuka cyane. Uracyari muto, uracyafite ubuzima, uracyafite amagara mazima, uracyafite imbaraga, ariko uko ugenda unywa inzoga nyinshi
niko ubushobozi bwawe bwo gutekereza bugenda bugabanuka. Icyo rero ni ikibazo. Kugira akamenyero ko kunywa inzoga nyinshi bituma umuntu arushaho kurwara ibiheri, kuzana iminkanyari imburagihe, kubyibuha no kuba imbata y'inzoga n'ibiyobyabwenge. Bishobora no gutuma urwungano rw'imyakura, umwijima n'umutima bidakora neza. Ibi ngibi abaganga bahora babisubiramo. Ngira ngo iminkanyari, uruhu runaniwe, kubyibuha biri aho bidafite ikintu bisobanuye, kuba imbata y'ibiyobyabwenge n'inzoga, umwijima, reka nongere wongere n'impyiko. Ibyo ni ibintu byose bikomeza kugira ibibazo kubera kunywa inzoga, nubwo waba ukiri muto. Uko niko kuri ku bijyanye n'izo ngingo zitandukanye twari turimo turareba. Ushobora kuvuga uti kunywa inzoga nyinshi ntabwo bizanyica abantu, ntabwo byagera ubwo binkururira urupfu. Ese ibyo nibyo? Kunywa inzoga nyinshi bituma oxygene itagera mu bwonko. Kunywa inzoga nyinshi bituma oxygene itagera mu bwonko. Bishobora gutuma rero ibice by'ingenzi by'umubiri bidakomeza gukora neza, bikaba byanahagarara. Bimwe mu bimenyetso bibiranga harimo kuruka, guta ubwenge no guhumeka nabi. Umuntu ashobora no gukuriza mu gupfa. Ubwo rero kuvuga ngo inzoga ntizakwica ngo nuko ukiri muto, zirakwahuranye. Inzoga ni mbi. Turi kuvuga inzoga nyinshi, ntabwo turi kuvuga inzoga muri rusange. Inzoga nyinshi, kunywa inzoga nyinshi. None Bibiliya yabibuzanya kunywa inzoga? Wari uhise asubiza ati yego rwose. Niba usubije yego, reka hano turaba Bible, reka dukoreshe Bible turebe ibyo ari byo. Ibyo ntibyoroshye. Rambura muri Zaburi y'ijana na kane umurongo 15, maze nuhagera turasoma icyo cyanditswe kera cyaho gihari. Zaburi y'ijana na kane umurongo wa 15. Hagire. Na divayi inezeza imitima y'abantu, kugira ngo arabagiranishe mu maso haba amavuta n'umugati ukomeza imitima y'abantu. None ubonye ngo na divayi inezeza imitima y'abantu. Bibiliya ubwayo nayo yivugiye ko divayi inezeza imitima yacu tw'abantu. None ubwo Bibiliya ibuzanya kunywa inzoga? Rambura mu Mubwiriza igice cya 10 umurongo wa 19. Hanyuma nayo cyanditswe kera cyaho tugisoma. Mubwiriza igice cya 10 umurongo wa 19. Ibyo kurya bituma abakozi baseka, kandi divayi ituma abantu bishimira ubuzima. Ariko amafaranga niyo asubiza ibibazo byose. Ngo divayi ituma abantu bishimira ubuzima. Bibiliya irongera irashimangiye ko divayi ari sawa, divayi ni fantasi. Ko bavuga ko inamenagura ahubwo kurusha n'inzoga. Njye ntabyo nzi, muri comment mu bitubwira babizi. Divayi ntabwo ari fanta, icyo nzi n'icyo ngicyo. Kandi divayi bitewe n'iyo ariyo, hari n'izikaze cyane ku buryo namwe mwiyemera muvuga ko munywa inzoga mutayinywa. Ushobora kugenda nk'uri kunywa ifurusha ikagenda ikakuzunguza ikajugunya iriya. Rero muri rusange inzoga ntabwo ari mbi. None niba inzoga atari mbi, niba Bibiliya itatubuza kunywa inzoga, ubwo n'abana bagomba kunywa inzoga? Icyo kibazo kiroroshye. Baroma igice cya 13 umurongo wa 1. Icyo cyanditswe kera, reka turebe niba Bibiliya itatubuza kunywa inzoga, ese abana nabo banywa inzoga? Abaroma 13:1 haravuga ngo umuntu wese agandukira abategetsi bakuru, kuko nta butegetsi bw'abo Imana itabyemeye, kandi abategetsi bariho bashyizweho n'Imana mu nzego zinyuranye ziciriritse uzigereranyije n'ubutegetsi bwayo. Ubonye ko tugomba kugandukira abategetsi cyangwa se kubumvira? Tugandukire abategetsi kandi tubumvire.
Ibi bisobanuye iki rero ku bijyanye no kunywa inzoga? Birahurira. Ugomba kubahiriza amategeko yo mu gihugu cyanyu areba urubyiruko mu bijyanye no kunywa inzoga. Niba inzoga zemewe ku bana guhera kuri 18, ubwo uzubahiriza ayo mategeko. Naho ubundi Bibiliya nta muntu ibuza kunywa inzoga, keretse iyo amategeko ya leta atakwemerera bitewe n'imyaka ufite. Ariko abandi bose basigaye bashobora kunywa inzoga niba babishaka, ntabwo ari itegeko. Ariko tukubahiriza amategeko, cyane ko hano mu Waroma tubonye ko tugomba kubahiriza amategeko ya leta. Ariko se tugomba kunywa ibirahure bingahe? Wowe mu Bibiliya turi kumwe, uzanywa ibirahure bingahe kugira ngo tutavuga ko tuvuge ko wanyweye inzoga nk'uko Bibiliya ibikwemerera? Nambura mu Migani igice cya 20 umurongo wa mbere turahita tubona umubare w'ibirahure ugomba kunywa. Icyo cyanditswe kera kiravuga ngo divayi ni umukobanyi, ibinyobwa bisindisha biteza urusaku, kandi umuntu wese uyobywa nabyo ntagira ubwenge. Bibiliya itubwiye ko divayi ari umukobanyi, kandi uyoborwa nayo ntagira ubwenge. Ibi bisobanuye iki? Iyo unyweye inzoga kugeza ubwo ikuyobora, ubwo wabaye umuntu utagira ubwenge. Bisobanuye iki? Nta mubare w'ibirahure hano ugomba kunywa, ahubwo wowe unywa inzoga zingana iki? Njyewe nshobora kunywa agace k'akarahure ngahita ntangira kwandika 8. Bisobanuye ko ntanywa icupa ryose ry'inzoga. Ubwo nindenza agace k'akarahure, ubwo nzaba nanyweye inzoga nyinshi. Ninkwi wenda nkanywa nk'ikirahure, izo zizaba ari nyinshi, zaba nasinze bitewe n'ubundi we. Nawe rero shyira mu gaciro urebe ese inzoga nshobora kunywa singira ikibazo cyo gutekereza neza zingana iki. Hahandi inzoga ziba zitari kukuyobora, ubwo icyo gihe uba uri muzima. Icyo gihe uba uri muzima. Mu Migani igice cya 23 umurongo 32 havuga ko ngo amaherezo iryana nk'inzoka kandi igira ubumara nk'ubw'impiri. Sibyo? Mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 9 kugera 11 hagaragaza neza ko abasinzi batazaraga ubwami bw'Imana. Umusinzi nta birahure biriho aba agomba kubanywa. Oya, ntabyo. Ahubwo umuntu asinda bitewe n'ubushobozi bw'umubiri we bwo kwakira inzoga. Ariko abasinzi ntibazaraga ubwami bw'Imana, kimwe n'abasambanyi n'abahehesi ndetse n'abandi nkabo. Icyo ugomba kuzirikana ni uko ugomba kunywa inzoga ariko ntugomba gusinda. Bibiliya ntabwo yemera abantu bagomba gusinda. Ushobora no gusa n'uwishimye disi uri kunywa izo nzoga, ariko nk'uko tubibonye mu Migani igice cya 23 umurongo 32, iyo ari nyinshi wanyoye ziryana nk'inzoka ugasigara n'ibibazo byinshi. Twagiye. Reka tujye ku kindi kintu. Ushobora kuvuga uti usibye kurwaragurika hari ikindi kibazo inzoga zishobora kunteza? Ibyo uvuze ibyo ntabwo ari byo. Buriya iyo wasinze uba witegereje ingorane z'ubwoko bwose, harimo no gufatwa ku ngufu niba uri umukobwa. Ariko n'abagabo bafatwa ku ngufu kubera ko dusigaye dufite abantu baryamana n'abandi nabo bahuje igitsina. Usibye ibyo nanone ushobora guteza n'abandi ingorane. Ibyo twavugaga ko ushobora kugunga abantu, ukica abantu, cyangwa se n'ibindi bintu bibi. Cyangwa se ukanakora ibintu utatekerezaga ko ushobora gukora. Urumva iyo wasinze inzoga nizo ziba ziri kukuyobora. Icyo gihe rero ushobora gukora ibintu utatekerezaga ko ushobora gukora. Rambura mu Migani igice cya 23 umurongo 33 maze urebe ukuntu iyo umuntu yanyoye inzoga bigenda. 23:33 ngo amaso yawe azabona ibintu bidasanzwe
n'umutima wawe uzavuga ibigoramye. Kubera iki? Iyo urebye imirongo ikikije aho ngaho ubona ko ari ukubera Kamanyinya. Muri make abantu bazagira ngo wasaze. Kubera iki? Uri kuvuga abasinzi bose ukuntu baba bameze nabyo biba bisekeje. Izindi ngaruka zibabaje ni uko inzoga nyinshi zigutanya n'inshuti, ukagira amanota mabi ku ishuri, ugakora nabi ku kazi, ukaba wakora icyaha gihanwa n'amategeko cyazagukurikirana mu gihe cy'imyaka myinshi, kandi zikaba zishobora no kugutera ubutindi. Imigani igice cya 23 umurongo wa 21, ibyanditswe kera cyaho kiravuga ngo kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi ukunda ibitotsi bizamwambika ushwambagara. Ubusinzi nta kiza cyabwo, ntabwo ari ukurwara gusa, ahubwo binateza n'ibindi bibazo byinshi. Nanone buriya ubusinzi hari ikindi kintu bugukorera. Bubangamira imishyikirano ufitanye n'Imana yawe. Yehova ubundi ashaka ko umukorera n'umutima wawe wose, utarahumanyijwe no kunywa inzoga nyinshi, nk'uko bigaragara muri Matayo igice cya 22, cyanditswe ku murongo wa 37. Ijambo ry'Imana riciraho iteka gukabya kunywa divayi nyinshi no kurushanwa mu kunywa inzoga, nk'uko Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 3 habivuga. Kunywa divayi nyinshi oya. Kunywa inzoga nyinshi bihabanye n'ibyo Umuremyi ashaka, kandi bishobora gutuma uba umwanzi w'Imana. None rero ugiye guhitamo iki? Ese uzigana bagenzi bawe banywa inzoga uko biboneye? Rambura mu Warumi igice cya 6 umurongo wa 16, turebe icyanditswe cyaho gihari, maze urebe ukuntu amahitamo yawe agira ingaruka ku bijyanye n'uburyo bwawe bwo kubaho. Aravuga ngo mbese ntimuzi ko iyo mukomeje kwiha umuntu mukaba imbata ze kugira ngo mumwumvire, muba mubaye imbata ze kubera ko mumwumvira? Mwaba imbata z'icyaha mukagororerwa urupfu, mwaba izo kumvira mukagororerwa gukiranuka. Niwemera ko abandi baguhatira kunywa inzoga kandi nawe kuko kuzinywa, umenye ko iyo wihaye umuntu ubaye imbata ye kugira ngo umwumvire. Kandi kuba imbata ya bagenzi bawe no kuba imbata y'inzoga ntabwo ntekereza ahantu byakugeza. Niba inzoga zaramaze kukubata, bwira umubyeyi wawe cyangwa umuntu ukuze w'inshuti yawe kugira ngo ugufashe. Nanone kora iki kintu kigaragara muri Zaburi ya 46 umurongo wa 1. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha uhora yiteguye kuboneka mu gihe cy'amakuba. Ntukibagirwe gusenga Yehova ngo umusabe kugufasha, kuko ari umufasha uhora witeguye kuboneka mu gihe cy'amakuba. Ntukabyibagirwe, kubera ko akenshi kunywa inzoga nyinshi ndetse no kuzinywa umuntu atarageza igihe biterwa na bagenzi be bamwotsa igitutu, bishobora kuba ngombwa guhindura uburyo uhitamo inshuti. Ariko kandi guhindura inshuti nabyo ntabwo biba byoroshye, gusa Imana ishobora kugufasha kubigeraho. Ababibure tubonye ibintu bitandukanye. Mwibuke neza ko kunywa inzoga ntabwo tugiye kunywa inzoga nyinshi nibyo bibi, ariko kunywa inzoga nke byo nta kintu bitwaye. Twabonye ingaruka kunywa inzoga nyinshi bigira. Ntabwo byangiza ubuzima bwawe gusa, ahubwo byangiza n'ubwa bagenzi bawe. Abakiri bato ntabwo banywa inzoga kubera uburyohe baba bakurikiyeho, oya, ahubwo banywa inzoga kubera bagenzi babo babahatira kuzinywa, cyangwa se bakazinywa kugira ngo bibagize ibibazo. Nanone twabonye ko kuba ufite amagara mazima wumva umeze neza ntabwo bisobanuye ko inzoga nta kintu zakugira, oya, ahubwo ikinyamakuru kimwe cyabigaragaje, uba uri kwikururira ingorane uko ugenda urushaho kunywa inzoga nyinshi, kuko bishobora gutuma urwara ibiheri, ukazana iminkanyari, imburagihe, ukabyibuha,
ibi bidasobanutse, ukaba imbata y'inzoga n'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa inzoga nyinshi bituma ubushobozi bwawe bwo gutekereza bugabanuka. Ubwo rero kunywa inzoga nyinshi nta cyiza cyabyo rwose. Nanone kunywa inzoga nyinshi bishobora gutuma oxygen itagera mu bwonko, bigatuma ibice by'umubiri wawe byahagarara gukora. Guta ubwenge, guhumeka nabi, kuruka, bishobora no gukurizamo umuntu gupfa. Ibyo byose bishobora kukugeraho nk'ingaruka zo kunywa inzoga nyinshi. Ntabwo ari ukunywa inzoga, ahubwo ni ukunywa inzoga nyinshi. Nanone Bibiliya ikwemerera kunywa inzoga pe, ariko ntabwo igushyiriraho umubare w'ibirahuri cyangwa amacupa ugomba kunywa, ahubwo ikubwira ko nusinda ari bwo uri ukoze icyaha. Ntukibwire ko kurwaragurika ariyo ngaruka yonyine yo kunywa inzoga nyinshi. Oya, ahubwo utakaza amafaranga, ugakora ibikorwa utatekerezaga gukora, ugateza abandi ingorane, ariko nanone ukaba ushobora kwangiza imishyikirano ufitanye n'Imana, kandi Imana ishaka kuyikorera ubigeranye umutima wawe wose. Ntabwo rero wayikorera n'uwo mubiri umaze kwangizwa n'inzoga. Ese uzahitamo iki? Umenye ko iyo uhisemo kuba imbata y'umuntu n'inzoga nta hantu bishobora kukugeza. Icyakora niba warabaswe nazo, ushobora nanone gusenga Imana ikagufasha kongera kugarura ibintu ku murongo. Mu Bible turi kumwe, zirikana iki? Zirikana iki kintu: umusinzi, Imigani igice cya 23:21, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi ukunda ibitotsi bizamwambika ubushwambagara. Ibyo ujye ubizirikana. Banza umenye impamvu ituma ushaka kunywa inzoga. Shakisha ubundi buryo bwiza bwo kwishima cyangwa bwagufasha kugabanya imihangayiko uretse kunywa inzoga. Ubushakashatsi bwakorewe muri Amerika bwagaragaje ko abakunze kunywa inzoga nyinshi, ibibazo bahura nabyo bikubye inshuro 8 by'abatanywa inzoga nyinshi. Ibyo bibazo ni ugusiba ishuri, gutsindwa, kuvunika cyangwa gukomereka no kwangiza iby'abandi. Turi kureba ngo kuki kunywa inzoga nyinshi ari bibi. Ibyo byose ni ibigaragaza ukuntu kunywa inzoga nyinshi rwose bigushyira muri danje. Ubu noneho zana akaga kayi. Zana akaga kayi turebe ibyo ari byo. Ahandi tujya twandika. Andika. N'icyo uzakora bagenzi bawe nibashaka ko usangira nabo inzoga nyinshi. Ni inzoga nyinshi, apana gusangira nabo inzoga. Kuko ntabwo turi kureba ngo kuki kunywa inzoga ari bibi. Oya, kuki kunywa inzoga nyinshi ari bibi. Hanyuma rero, numara kwandika icyo kintu, andika n'icyo uzabaza ababyeyi kuri iyo ngingo. None se kuki bagenzi bawe baba bashaka ko abandi basangira nabo inzoga nyinshi ubundi? Ese kunywa inzoga nyinshi bizatuma wowe mudahuje igitsina barushaho kugukunda? Niba ari ukubibona, kuki ari ukubibona? Maka yaravuze ngo iyo abanyeshuri twigana bampaye inzoga, mbabwira ko ibyishimo byanjye bidaterwa no kunywa inzoga. Aka kantu ka Maka uba ushobora kugakoresha nawe kagufasha. Jya uzirikana ko inzoga nyinshi ishobora kuryana nk'inzoka. Inzoga nyinshi kuzikoresha byica ibindi bintu bigiye bitandukanye mu mubiri nk'uko twabibonye. Birashoboka ko hari ikintu tutagarutseho ku bijyanye n'impamvu kunywa inzoga ari nyinshi. Iyo kunywa inzoga nyinshi ari bibi. Icyo kintu ushobora kucyandika muri comment. Biranashoboka ko uri inzobere mu bijyanye n'ibyo bintu, ukaba uzi ingaruka bigira ndetse n'ukuntu umuntu yabyirinda. Byandike muri comment. Wenda hari ushobora kurokora ubuzima bw'abantu batandukanye bashoboraga gupfa ubu ngabo, cyangwa se bakica abandi bantu bitewe n'uko batwaye mu muhanda, cyangwa se bakica abandi bantu bitewe n'uko umusinzi akora ibintu atatekereje, ndetse n'ibyo atatinyuka gukora ari muzima akabikora. Ibyo bintu rero bishobora kurinda abantu benshi. Uriya urinze umuntu umwe, urinze umuryango we n'abandi bantu bamukikije. Ushobora rero icyo kintu kucyandika muri comment cy'impamvu kunywa inzoga nyinshi ari bibi. Cyangwa se birashoboka ko wanafunzwe ubizira, cyangwa se birashoboka ko wabonye ingaruka bigira. Bishyire muri comment nawe uduhe experience yawe, byaba byakubayeho, byaba ibyo wabonye ahandi. Byadufasha kugira ngo natwe twige tumenye byinshi. Hanyuma nanone
kora like kugira ngo n'abandi babone video, ariko niba uzi n'umuntu ushobora kuba akeneye ibi ngibi turimo turavuga, ushobora kumuha iyi video ukamusharinga nawe akirebera akiyumvira ukuntu gahunda zimeze. Iyi ni Shine with Scripture. Abantu tuba hano twitwa ababibule kubera ko dufata amahame yo muri Bibiliya bakatwifashiriza mu buzima busanzwe. Hanyuma rero niba utarakora subscribe, kora subscribe aho hasi, ndaje twikomereze kandi ikaze mu muryango wa Bible hirya no hino aho tugiye turi hatandukanye.